Hello, good morning. It's me again. It's me again, guys. It's me, Clarisse Mugeni. Jya kuri YouTube channel yanjye yitwa Mugeni Clarisse and then ukore subscribe. Ngino hano tuganire. Murabona nambaye gute? Nambaye red, guys. Umunsi ngiye kubabwira inkuru z'abakobwa bambaye imituku ya like Indian dress. Ubundi bigacanganyikisha abantu abantu baravuga wow, you guys, you're looking smart, you guys, you are so blessed. But what is the next, guys? What did you do the next? What did you say about them, guys? I'm here. So you guys, okay, let me try to be a girl. Like to look like a girl, guys. Okay. So, anyway, reka tuvuge ku nkuru za Naomi n'iriya nzu inyubako irenze yo ku Kibuye. Nta kintu mwabonyemo, guys, nta kintu mwabonyemo. Anyway, guys, it's what a meaning of guys. What a meaning of guys. What everybody say, guys, welcome to my YouTube channel. Why guys? Anyway, katwivugire ikinyarwanda kiwacu cyane ko ntazi n'indimi cyane. Let me try. Okay. Here we go again. Okay, hanyuma nitwa Clarisse again and again. That's my name, and I like Mugeni, my name, guys. So rero uyu munsi guys, sinshaka kuvugira hejuru, ndashaka kuvuga hasi, ariko ndashaka gukora ikiganiro gitoya. Uyu munsi gitoya kabisa. Kamere ku bantu bavuze bamaye muri comment ikiganiro gishize, barambwiye Clarisse kutambika kamera, but that is not good. And I say I'm not gonna do it again. So today nakoze kamera nakoresheje kamera ihagaze. Ubu nyine irahagaze gutya. Ubushize yari imeze gutya. Ako ngubu irahagaze. So nakeka icyo ngicyo kirakemutse. And yet abantu mwamaye courage ku kiganiro cya mbere nakoze. You guys, thank you so much. Yeah. Thank you. That means a lot. Comment kuri nje ibari ingenzi cyane, guys. And yet abantu baje bambira utuntu ngosora, guys, kuvanga indimi. Oh, here we go again. Guys. What a meaning of guys? Okay, naye nacyari kubyibazaho, but reka rero mbabarire inkuru. Ngo bashaka kubabwira inkuru za family Mackenzie n'umushiti wabo bari bakoresheje ubukwe. Duhere ku nkuru nziza tubone kujya kumbi. You guys, duhere ku nkuru nziza tubone kujya ku nkuru mbi. Okay? Abana bagiye bafata hoteli ahantu ku Kibuye Chateau, murayizi nziza iranze rwose, ba Element bakoreyemo indirimbo yabo. Anyway, I'm a big fan of that guy. Hanyuma bakoreyemo indirimbo yabo, inzu irahitinga, like iraboominga kabisa. Hanyuma hari hashize igihe abantu badakorerayo indirimbo cyangwa se amavideo cyangwa se abantu batagira nta n'abakiriya benshi twaherukaga kubona bapostinga iranyubako. Hanyuma ejo bundi bakira ubukwe bw'abastar, guys, bw'abastar burimo abanyamahanga, like abantu abadiaspora, abantu bava hanze, abatuye bahaba, abanyarwanda muri rusange, bakira ubukwe bw'abastar. Guys, nyuma y'ubwo bukwe bw'abastar rero, ese guys, kuki byanje, guys, mumbwire ijambo nzajya nkoresha ritari guys muri comment, hanyuma amenye ijambo rindi
nkoresha. Hanyuma rero let's come back to the shadow. Hanyuma bakira ubukwe bw'abastar. Barabana baricaye baravuga. Anyway, hari ahantu henshi ho gukorera ubukwe, urumva? Hari Gisenyi, hari Musanze. Abantu mutarasuye Musanze guys, I'm telling you ko mwarasigaye. Hari ibihe byiza, hari amafa, hari ubuzima bwiza, uhumeka neza. Njyewe mu Rwanda naho nzi ko dufite ahantu heza kuri hakabije, dufite ahantu heza ariko cyane. You guys rero abakobwa nyirango muri kubona ubwiza abantu bafite. Ibaze nawe kuba barafasha amafaranga yabo bakajya ahantu heza bavuga ati hari ahantu byanga bikunda tuzakorera ibirori. Akorera ibitangazo byahabereye. Ariko guys hagataho ku kiwe ni heza bitabaho, ni heza pe. Ako nyine nawe imagine kubona abana bangana gutya beza basa gutya bagahura, reka mvuge ngo nuruva gusenya kubera ko ibintu bari biteze ntabyo twabonye, ntabyo babonye nabo ubwabo. That's why bahisemo kujya kuvuga bagagaragaza challenge zabo. Ariko nyine guys muri abantu bateye ubwoba. Ntabwo njya numva ukuntu audience bimeze, sinzi ikintu dukunda, sinzi ikintu twanga. Guys, ibintu byiza, reba buno bukwe guys, reba buno bukwe. Guys, nubwo bukwe bwa mbere twabonye tugasara, tukavuga wow mbega abantu ni beza we, you guys murarenze, tukavuga amagambo nandi y'ubusa. Ako senyuma what did we say about them? Twaravuze tubacenege tuvuga ukuntu Imana yanjye sinshana ko kuvuga ikiganiro naragera kuri. But see the wedding guys, see the bride guys, see the bride, yeah? See. Anyway guys, twe tukiri kuvuga kuri Chateau Malala, ahantu abana bafashe bagiye gukorera ubukwe. Ba nyiri ubukwe n'abangaba aba muri kubona uyu mukobwa niwe wakoze ubukwe, abandi bose bano ba Naomi, ba Brenda, ba Katia, bose ba Kelly, bandi abantu benshi batandukanye bari batashye ubwo bukwe. Ariko umbabarire urebe inyubako niba utaragera no mu Rwanda guys, inyubako ari nziza pe kandi irarenze. Amafoto hano babakirije ibintu biteye agahinda, like ibintu wajya gukora ukabona umuneke umwe n'igice cy'umwembe, ukabona irindazi muri hoteli nzima kuri irindazi rimwe n'agakombe ka potage ndako gatoya guys, gato. Imagine naho umuntu ugira peti ngati ndivuye ariko ngira peti kandi murabibona ko mbisa reka ndabingana, narabyibushye reba ikibokore ba nyine ndabingana pe, kuba inija ndarabikunda. Hanyuma nivuye mu karagaciyemo tukaruke. Abana b'abakobwa baragenda bakora iki? Baragenda abana b'abakobwa bakora ibishoboka byose, bajya gushaka manager baramubwira ati ibintu muri kutwakiriza ntago ari byo. Manager abatera inyuma ntiyabiyereka, babwira abakozi ngiye ku giti cyanjye ntekereza ko abakozi bagiye babwira ati ibi nibyo dukora hano, nibyo dutekura hano. Ntekereza bashatse manager shwi, manager barihisha, yabavugisha manager ngo abaca amazi atero akagura agashyira ku kandi. Namwe murabizi rero ubu ngubu tuvugana, iyo umuntu ashinze business agashyiraho umuntu agendeye ku marangamutima, like akenshi bashyiramo icyene wabo, akenshi bashyiramo amarangamutima. Ibyo bintu iyo utabikontroye si bibi guteza imbere mwene wanyu, kuko ni na byiza cyane. Na Bibiliya iravuga ngo mufasha barako cyane muhere mubo mu nzu ya so, niko Bibiliya bivuga. Kuba rero umuntu
washinze iriya hoteli yarashuye amafaranga angana kuriya byarangiza agashyiramo abakozi bakina like guys bakina iriya ni business man yagutunga n'abuzukuru n'ubuvivure bakabaho uzanye umwana utaraguye hari muri famille cyangwa samoya umuzanye muri business yawe umushyizemo then atangiye kwiciriza ndahamya neza ko ubu ngubu boss ahana ari nyiririya nzu atewe ipfunwe honestly speaking atewe ipfunwe n'ibivugwa kuri social medias uko narabiza abayitubanzi aba content creator ntabwo tuya tubahereza gatuza tukavuga ibitagenda neza cyane bitagenda neza nabyo tuvuga cyane byagenze neza nibyo tuba tubona ko nyine biba byagenze neza ariko ibitagenda neza guys sorry abanyarwanda turemye muri critique no gukritika kariya and then birarangiye sibyo abana b'abakobwa uko mubashuragiza uko babacunagije uko banze kubumva uko babaciye amazi kandi bari bashura amafaranga menshi pe ira hotel byonyine kwinjiramo umuntu umwe n'ibihumbi 30 bidasubizwa chérie bidasubizwa utari muna consome ntabwo yagenda ngo yakonsome uratanga juste kugira ngo usure unarebe tibyo niba ariko kuri musanze ko twashatse kuhajya ngo mva bambwira gutya ndavuga ati wahise natanga amafaranga batubwiye ko tuyakonsoma ariko niba bayakonsoma batakonsoma I don't know aho ngiye numvaga I personally nyine muranyangana ntabwo ndakira mara nyuma y'ikiganiro kimwe nkoze kigakundwa do barandoze barandoze it's okay anyway yari joke barambi ndababeshyira nuko ntuyana akavumbi kenshi ubwo kari kunkoramo akazi kandi nteye ku muhanda buri imodoka ziciyeho zirimo kunkoramo akazi mu ivumbi impamvu ndi gukora cyane hanyuma tugaruke nanone abana mu baciye amazi gutyo batanze amafaranga menshi ahagije andeni babizanye kuri social media anyway twavuze ibyo kurya gusa twirengagiza ibyabaye nijoro mane hari imibu ibaze umuntu wakoze hoteli ituye ku mazi kuriya kandi murabizi ko imibu itera malaria guys ntubahaye spanete sibyo ntuhacometse wera tubare ko spanete hari pe ariko ntuhacometse gusa burikije ukuntu batatse imibu byari byose ntabwo spanete hari nese imibu yabariye gute guys abana batweretse amasura reba turadusura twabukuna twiza batweretse amasura turikanga imibu irya abana kuri rugero abakobwa beza kuriya anyway niyo baba batari beza kandi niyo baba batari n'abariye umuntu niba wakoze business ukwiye guprotectinga the customer you receive ukwiye abantu bayo bakwiye kuba bari protected 100% ku kijyanye n'ikintu cyose cyakafecta ubuzima bwabo kuko nahamya ko ibiryo bariye niba byarabateye inzoka cyangwa kabatera ibindi birwara you guys bagiye kubarega mwabishyura rero nugakine muri business niba ushoye business make sure ko urayikoze nyine ni business urayikoze kandi nzima hanyuma tugaruke ku kindi umuntu imibu igize kuba nyinshi koko akantu k'imiti sikabura 2 kana hagati k'imiti sikabura 2,000 inote ya 2 2K z'amanyarwanda phenomena 2K z'amanyarwanda bikorane kugagura akantu k'imiti tout simplement bikorane kugagura no guys ubushishi bwari buhari ubushishi bumera gutya hari imiti myinshi ba yica udusimba kubera iki mutihanganye ngo mubaguri mubanze mwica udusimba ko abashyitsi ntabwo bajya kuza babatunguye barabateguje baje gusura hoteli baraharebye mwari muzi defo yaho before kuki mutaguze imiti yica utwo dusimba
kugira ngo mujye kwangiza izina ryanyu. Hotel iraza mu kanya, ndaza no kugaruka ku ba content creator guys. So kwicara hasi umunwa turawukora, en fait dutwe tuwufite ako naho turawukora pe. Umuntu arifata muri ubuzima agatanga ikibazo cye, wenda nemere ko bagishyize hano kitagombaga kujya kuri social media, wenda before ako nabwo nako batari bagize, bari bagerageje kubibwira ba nyiri hotel babaca amazi. Kandi ikindi bumvaga atari ngombwa kujya kubarega kuri YouTube, nanjye hako YouTube nansajije, pardon, bumvaga atari ngombwa kujya kubarega kuri RIB, sibyo? Ariko noneho babaye comment inbox babona naga ari byiza. Guys, na Bibiliya iravuga ngo umuntu nakunanira uzamuganirize, numuganiriza akakunanira umuteze inshuti ye, nibikunanira umuteze abandi bantu batatu bari hafi ye, nibyanga umuteze community. Uri kumva rero kuba umuntu yaraje akaza kuri social media akaza akavuga ibitaragenze neza kuri hotel, yabaye hotel yari yishyuye sibyo? Mwebwe mukarangiza mukajya gutera comments zitari nziza, nyine mukabajajinga ndapfuye mana yanjye, mukabajajinga nimubumve. Nawe tujye dushyira mu gaciro wowe ugiye nk'ahantu kuri hotel, sibyo? Cyangwa wenda tureke no kujya kuri hotel, jya kuri restaurant iyo ari yose, baramutse bagwaye nk'ubushishi ku meza, uri kurira ku meza iriho ubushishi, ishyire mu mwanya wabo basi. Aka abantu barabacaginze, barabavuga, bararakara, baratongana. Mana abantu mugenda rumiwe narumiwe guys, narumiwe. Bavuga kabisa, bararakara, baratongana, bajye baravuga ngo nindashima, ngo bikojeje isoni, ngo berekanye ubushobozi bwabo. Guys, mwarabishyuriye aho bari bagiye, bavayo bigeze babasaba ubufasha bwa contribution yayo bakonsomye. Twige ku minding our business. Learn how to mind your business guys, kubera ko bari bateye comment wenda kugira ngo boss wabo utarabibonye, sibyo? Aje arebe uburyo abakozi be bakora. Bari babikoze kugira ngo nawe uri uburyo gukora utazagenda nawe utazi ibyari byo, ubanze babwire defo wabumvisha wandeni bazikosore. Kuko benshi tujya hari atuzi nyine ngo nahantu higitangaza hatabaho harenze, twumvanye sometimes tukitegana service tutazi. So it's good things ko tumenya ibihabera, ku buryo next time instead yo kujya gutanga amafaranga menshi angana kuri ujye kuyatanga ahantu wizeye, uzi uburyo bakora n'ibyo bakora. Twebwe rero ntabwoba nta soni ntaki, abana baraje abana turatangiye biriya mwavuze bro mwerekanye iki man, turabavuga shiri wanjye, turabavuga kandi mu by'ukuri bari bababaye. But ikintu mbakundira bari abana niyo bavuga ikisi, ikintu cyose bavugaho nta kintu cyo kibakoraho. Nubwo wacuranga guys, ukazana ibyuma, ukazana ibiki guys, ntabwo abana bajya bacika intege. Ndi kwibuka ukuntu mwaravuze, mani muravuga guys, muvuga ukuntu umugabo wa Naomi ari umukene, muvuga ukuntu Naomi yahisemo umukene. Guys, muravuga mukinjira no mu ngo z'abandi, muravuga nibibareba you guys, muravuga. Ariko uzi icyo nakundiye Naomi guys, yabaye gasopo, arabwira mudode guys, mudode. Urumva namwe rero ngo murategereje ngo bla 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 bla, umwana yabahaye gasopo ku mugabo we, arabwira never nimuzongere ikindi gihe suwanyu. Cyo kintu
audience yabo ntabwo igabanuka, baraguma bagakora. Iki rero ni kwisabira. Niba umuntu avuze ibintu bitagenda neza kuri we, aha yavuze service atahawe nziza, guys, tube ahubwo abambere mu kubafasha, mu kugaragaza izo mpungenge n'izo mbogamizi bahuye nazo, kugira ngo ba nyir'ubwite abo bireba babikosore, bahindure, barike kuko iriya hoteli iri muri amwe mu mahoteli yakira abantu, sibyo? Benshi abanyamahanga, abanyarwanda, abadiaspora, aba mu gihugu, abaturanyi, like nyine yakira abantu benshi batandukanye. So instead yo kugira ngo tubareke bakomeze bakora ayo makosa ayo ngayo nyine bajya bakora, tubarebera bakomeze bakora ibyo bintu, bagira abo manager batita ku bintu nyine, bakomeze bagira ubwo ibyo bintu nyine byose bidahura, bitagaragaza neza isura yacu, bitagaragaza neza isura y'u Rwanda. Kuko umuntu waje muri visit Rwanda ajya gusura akarere ka Karongi, guys, iriya hotel ndabizi neza ko atagenda atayisuye, sibyo? Meme n'abavuye i Kigali bajyayo, ndabizi ko iriya hotel ari ya mbere dutekereza kujya. Njye kureba amifatira ifoto bla bla bla, ibintu byinshi bitandukanye. Rero ni byiza ko kuba baragaragaje defo yabo, ntabwo twagombaga kubatera amabuye, ntabwo twagombaga kubatera amabuye, twagombaga kubafana, tukabashyigikira, kugira ngo nabanyira ubwite babone ko ibintu bakoze that is not good, that is not good at all. Bahindure guys, bahindure burundu. Kandi nukuri na leta y'isi ibona ko nyine batari bari gukora ibintu biri mu mucyo, badafite n'uburenganzira, bishyize kuri high level. Niba ariko nabyumvishe ihita igabanya. Nyuma ndabashimiye, sibyo? Nshimiye abantu bakomeje kunkurikirana, nshimiye abantu bakomeje kumba hafi, nshimiye abantu bakomeje gukora subscribe, abantu bakomeje kuma comment. I salute you. I do salute you guys. Imana ba blessing, komeze baho mugisha mu comment, munyandikire comment guys, menye ni gute ndibwitware mu kiganiro gikurikira, ni ibiki mutakunze, ni ibiki mwakunze, no kuri kw'Imana, kandi Imana baho mugisha, ndabakunda. May God bless you. See you. Gukora subscribe ndabinginze, munakoreshe yani babishoboka, biba bishoboka, nera inkunga ikiganiro kigere kure, tuganire ku bintu byinshi bitandukanye. Niba ufite inkuru ushaka kunganiriza, ushaka abanyarwanda bayimenya, ufite love story, ufite ikintu ushaka kwibwira abanyarwanda, guys, andika muri comment, umbwire ngo hari ikintu ushaka kuvuga, nshaka kubwira abanyarwanda, I have to say this and this and this. You guys, muze dushyigikire umugore mugenzi wa, nimutanshyigikira murabona bizagira. Thank you guys, I love you, bye.